tuvuga ibyiza kurusha ya Abeli, n'amaraso Yesu yatumeneye, yaduhinduye tutarabo kuzamenywa, aduhindura ishyanga ryera ubwoko bw'Imana, yaduhinduye bashya tugira abazima. Amaraso umwami Yesu yamennye ku musaraba w'isoni, ahisha abatindi kuva ku cyavu, abari bohe bakabohorwa, intabwa nazo zigahabwa icyicaro ku bw'amaraso. Amaraso y'umwami Yesu yagize umumaro. Amaraso y'umwami Yesu yagize umumaro. Kubw'ayo maraso twagize ijambo tubona ubuzima, twari kure mu bihome bitamenyekana bitazwi namba. Kubw'ayo maraso twagize ijambo tubona ubuzima, twari kure mu bihome bitamenyekana bitazwi namba. Ayo maraso yaduhuje tutari kumenyana, twari kuzahurira he n'Abanyamerika, Abanya-Erope, Aziya, Oseyaniya, turi umwe ku bw'amaraso. Amaraso y'umwami Yesu yagize umumaro. Amaraso y'umwami Yesu yagize umumaro. Ese wowe ntabwo wari wabimenya, icyampa ukabimenya, iyo uza kubimenya ntiwakeresheje ko dufite intsinzi yabonetse ku musaraba. Ibidashoboka byarashobotse, ibitaboneka nabyo biraboneka, ibyari amarira byahindutse ibitwenge ku bw'amaraso. Ku bw'amaraso. Amaraso y'umwami Yesu yagize umumaro. Amaraso